ijambo forever cyangwa se burundu cyangwa se ubyita karamata mu isi aho iri jambo akenshi ritangwa nk'isezerano kubera icyo abantu akenshi bamaranye cyangwa se bamarana igihe kirekire bakundana mu rukundo, mbese bakundanye igihe kirekire batajya babana kenshi ngo bagire ku ntego yo kuzabana akaramata koko. Birangira n'ubundi ushakanye n'uwo mumaze amezi 2 mumenyanye kuruta uko yaba uwo mwari mumaze imyaka 5 mukundana. Ni umukunzi wacu watubajije iki kibazo kuri Facebook, nibyo tugiye kuvuga uyu munsi. Wibuke munsi y'iyi video ahantu handitse ijambo subscribe niho ukanda ukajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye byerekeye ingingo z'urukundo. Uruko tubishyizeho turi muri cya gice twise Menya byinshi ni kuri Montagne Rwanda. Uyu munsi tugiye kuvumbura no kwiga ibyihishe mu bugenge bw'urukundo ndetse no kwemerwa cyangwa se ndetse no kwemerwa mu rukundo. Hanyuma n'amahitamo turaza kuyavugaho, amahitamo dukora akenshi ahita tujyana mu nzira zerekeza hasi urukundo rwacu kenshi kubamaranye cyangwa se kubazamarana igihe kirekire. Impamvu ya mbere, uburyo bw'imikundanire bugezweho cyangwa se n'ushaka ubwite bwateye imbere. Ngiyi impamvu ya mbere. Njye muri kumwe kuri mikro nitwa Mugisha. Uburyo abantu babonamo urushako cyangwa se mariage cyangwa se kuzabana n'uwo mukundana, buryo abantu babifatamo kandi nuko babyumva cyangwa se babyumvaga urebye ubona byarahindutse. Aho mbere byari nk'umuco ushingira kuri societe, twese tuzi ibihe byabayeho kudashaka umugabo cyangwa se umugore aho byagaragaraga nabi, ari naho havuye amagambo amwe nka guhera kwishyiga cyangwa se guhera iwanyu. Ariko uyu munsi ushaka ni amahitamo yumvikanisha impamvu uwo mwakundana wese atajya yita ku gihe mumaranye ngo agumane nawe igihe cyose afite igituma agenda, cyane ko abavuga ati umuntu yanabireka wane. Ni amahitamo. Nizere ko umukunzi wacu wibazaga iki kibazo turi kumusubiza. Nawe wifuza ingingo twagukoreraho, duha igitekerezo muri comment mu gisate cya comment aho batangira ibitekerezo munsi y'iyi video, ubutaha ariwo tuzakurikizaho. Ikintu cya kabiri, gutinya kwizera umuntu byoroshye. Gupfa kwizera umuntu bigomba kuba bitesha umutwe, bigomba kuba bigoye, biba ari ibintu bigoye. Benshi muri twe tuzi neza ko twese aho tuva tukagera nta n'umwe muri twe udafite ubwoba bwo gukora amahitamo mabi cyangwa se kuzakora amahitamo mabi. Iyo tugeze kuri iyi ngingo guhitamo mubana cyangwa se muzabana, ninde udafite ubwoba? Byose bituruka kuri pressure cyangwa se igitutu cy'ijambo rivuga ngo akaramata forever kugeza ku ndunduro ubuzima bwose bwawe bwose. Ngiki kintu gitera ubwoba abantu bamaranye igihe. Ese ndamutse muhisemo nkazasanga naramwibeshyeho, wenda haracyarandi mahirwe, wenda aracyahari, hari undi uzaza. Niko tuba dutekereza. Kubana nawe waramwibeshyeho akaramata iteka mu buzima bwawe, aha twese dutinyamo. Reka tuvuge ku kwigenga kwacu muri iki gihe turimo ndetse no kwiteza imbere. Ngiki kindi kintu gishobora kuzatuma uwo musore cyangwa se uwo mukobwa muri kumwe mutazashakana nyamara mwarabisezeranaga buri umwe muri mwembi mu mezi cyangwa se mu myaka mike ishize. Turi mu kinyejana aho tubaho kuba wariyubatse kandi wigenga, haba mu buryo bw'amafaranga ndetse no mu buryo bw'imibereho, ari bimwe mu bintu twishimira bigiye kure. Kuri bamwe ngizi indangagaciro zibangamira ibyari byitezwe ku rushako cyangwa se kuri mariage. Gukora mariage uramutse wifuza ubuzima bwiza nyuma yayo, twese turabizi ko bifata igihe kubitegura, turabizi ko ari ibintu bigoye. Gusa bamwe ntibaba biteguye gutegereza. Bamwe mu bo tuba turi kumwe nabo birumvikana, aba nibo ndimo ndavuga ahangaha. Amafaranga na mariage, ubyemere cyangwa se ubyange, bigira aho bihurira. Ni ibyanyabyo, ntihazagira ukubeshya. Ubukungu muri make. Kuva mu madeni twerekeza ku nzozi zacu z'ubuzima, uburyo amafaranga azunguza ubuzima bwacu uko ashatse, ni ibintu akenshi biba imbogamizi ku bantu bamaze igihe bakundana. Impungenge ziba ari nyinshi uko buguhinduka cyangwa se buduhinduka n'ubuzima. Impungenge kuko turi kumwe nabo birumvikana ziriyongera uko buduhinduka n'ubuzima n'amafaranga. Abasore hano mwe muranyumva cyane, biteye agahinda, ariko se wabikoraho iki? Reka tuvuge ku gitekerezo kitugeza ku musozo w'ikiganiro,
aricyo gushaka urukundo cyangwa se ubuzima bwa nyuma yo kubana, tugashaka ubuzima bwa nta makemwa, perfect relationship, aho ni mu Cyongereza. Benshi twifuza urukundo n'imibanire myiza 100%, aho tutarira cyangwa se tutariswa, cyangwa se nanone ntitubabazwe. Kenshi bituviramo gutegereza igihe cya nyacyo. Mu busanzwe igihe akenshi kitajya kigera, ni ibintu busanzwe binaba kuri ba bantu bamaranye igihe kirekire bakundana, gusa bose bakaba bifuza kuzakora ubukwe nk'ubwa Meddy n'umuririmbyi uwo nguwo. Aho ni urugero, kandi ubwo aba ari nako igihe kigenda kibasiga, ari nako bifuza ibyo byose birenze ubukwe bw'ikirenga. Nyamara ntibibuke ko umwe muri bo, muri abo babiri, azagira rimwe akarambirwa, akabura akagusiga. Niwo ndi kubwira. Ibi ni ibitekerezo tuba twavanye ku mbuga za interineti zitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'iza murandasi. Ushakana, kubana cyangwa se mariage ni ibintu bishingira ku mahitamo ya buri muntu, kandi si cyo cyerekezo cya buri rukundo. Ibyo turabizi, n'abatabizi mubimenye guhera uyu munsi. Ko dukura turahinduka, kandi ni nako ibyo dushaka n'ibyo twifuza bihindukana natwe. Wowe wumva iyi ngingo uyitekerezaho iki? Dusangiza inkuru yawe mu gice cyangwa se mu gisate cya comment munsi y'iyi video, aho batangira ibitekerezo, ahatangirwa ibitekerezo. Turabyishimira iyo mutweretse ko turi kumwe. Niba iyi video, iki kiganiro cyagufashije, ihereze like, ugisangize inshuti, kandi ntiwibagirwe ahagana munsi y'iyi video ahantu handitse ijambo subscribe, niho ukanda ukajya ubona ibiganiro byacu byose, cyangwa se ukazajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye uko tubishyizeho. Tuzasubira ubutaha.